Reka tubasuhuze mwese bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima muherereye amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba bw'isi mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, icyo tubashishikariza ni ugukora subscribe, share, bityo mukabisangiza n'abandi bakarushaho gusobanukirwa byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Mwa kino gitondo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'abaturanyi b'u Burundi, mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania, mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni mu gitondo n'ibindi bihugu bitandukanye byo muri Afurika, ariko ntabwo tuzi mu bihugu byo hanze ho amasaha bagezeho. Uyu munsi tuje tugiye kubabwira byinshi bitandukanye bijyanye n'uburenganzira bw'umurwayi kwa muganga. Mwa kino kiganiro nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Imanishimwe René Sadiki. Abageze ku rubuga rwacu bwa mbere, icyo tubashishikariza ni ugukora subscribe. Abasanzweho tubashimira abakoze subscribe kuko tumaze kugera ibihumbi 17,300 birenga, 17,300 barenga. Muri abo gushimirwa, muri ab'ingenzi kuri twebwe, ariko icyo tubashishikariza namwe ni ugukora share mukabisangiza n'abandi, mugakora like ndetse mukaba mwaduha n'inyunganizi zitandukanye. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, mu biganiro bindi biri ku kiganiro ubuzima buzima hariho nimero. Iriya nimero mujye muyandikira kuri WhatsApp, kubera nk'ubusanzwe hari igihe tuba turi mu kwita ku buzima bw'abatugana, mukaduhamagara ntitwitabe. Ariko ikindi kintu, ntabwo kwandika wohereza imiti baguhaye ngo iyi miti ivura iki, ntabwo twemerewe gusobanura imiti muganga yaguhaye, kuko situzi impamvu muganga yayiguhaye, kandi muganga impamvu yayiguhaye ni ukugira ngo ugire ubuzima buzima. Ntabwo rero twebwe tuje gusobanura imiti, cyangwa ngo ugahita ubaza ngo ubu ndwaye iki wohereje ibizami wafatishije ahantu. Ntabwo ibyo tujya tubisobanura. Niyo mpamvu kuri uyu munsi tuje kubakorera ku ngingo ijyanye n'uburenganzira bw'umurwayi kwa muganga. Nari maraye kujya kuri live, nkahita nshyiraho YouTube nkajya kuri live, ariko hari video ejo nakoze ku bijyanye n'akamaro k'ibitunguru. Abantu bambwira ngo ntabwo ari kugaragara neza, usibye ko kumbona n'ubundi si na ngombwa, no kugaragara si ngombwa, kuko ubu nari ndi gukoresha telefone. Ndi kubabwira ko ndi gukoresha telefone mu buryo bwo kwirinda kiriya cyorezo cyaje hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cya Marburg. Ariko mwa kiriya cyumweru kubera inkingo zabonetse, tubona no gushimiraho Minisiteri y'Ubuzima ku murava n'ubwitange igira mu guharanira icyatuma Abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda batari Abanyarwanda bose bagira ubuzima buzima. Inkingo zarabonetse. Mwa kiriya cyumweru tugiye gutangira, tuzabagezaho ku bijyanye n'indwara z'abari n'abategarugori. Hari insanganyamatsiko tuzabakoreraho hamwe na Dr. Umusipesiyalisite w'umujenekologe, kuko muzi ko ku kiganiro ubuzima buzima dufite abajenekologe benshi batandukanye. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, nk'ubusanzwe nanjye ndi umuganga, ariko uyu munsi noneho naje ngiye kubakorera ku bijyanye n'uburenganzira bw'umurwayi kwa muganga. Abatarakora subscribe muyikore, ndetse na share, niyo nkunga tubasabye. Tubibutse ko mwa kino kiganiro turi kumwe n'abaterankunga, tubona ko no kubashimira umuryango nyarwanda ushinzwe kurwanya ndetse no gukumira ubwandu bushya bwa virusi itera sida ANSP+, binyuriye mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku nkunga y'ikigega cy'isi Global Fund. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, nk'uko twababwiye ko tugiye kubagezaho ku burenganzira bw'umurwayi kwa muganga, kugira ngo abarwayi basobanukirwe ibyo bashobora kubaza kwa muganga. Atari ukuza uvuye kwivuza uraje, imiti suzi iyo miti icyo ikivura, suzi ibizami wafatiwe, suzi uburyo havuwemo, suzi mbese iyo miti wikoresheje nabi ingaruka ishobora kugutera. Kuko hari n'umuntu twari turi kumwe arambwira ngo bamuhaye ibinini byo kunywa mu gitondo na saa sita na nimugoroba, bigezeho saa sita kubera akazi yari arimo arabyibagirwa,
abyibagiwe ngo abinywera rimwe n'ibya saa sita, ibya nimugoroba n'ibya saa sita abinywera rimwe. Ariko ibyo ni ibintu biba byumvikana, ariko ni ibintu bibi byangiza umubiri. Ibyo ngibyo uba wagakwiriye kubibaza muganga, mbese bigenze gutya na gutya na gutya na gutya nabigenza gute? Rero abarwayi icyo tubashishikariza no kudacika intege no kwihangana, bagakomeza bagakurikiza inama bagirwa n'abaganga, kuko bibafasha kugira ubuzima buzima. Umurwayi iyo yihanganye ntiyihebe agakurikiza inama agirwa na muganga, arushaho kugira ubuzima buzima. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, uburenganzira bw'umurwayi kwa muganga ni ubuhe? Guhabwa serivisi z'ubuzima nkenerwa. Umurwayi wese cyangwa umuntu ugana kwa muganga aba agomba guhabwa serivisi z'ubuzima zose akeneye, hatagendewe ku izina, icyo akora, hatagendewe ku cyo akora, hatagendewe ku muryango we, hatagendewe amikoro afite, muri make abarwayi bose bagahabwa serivisi kandi bakazihabwa neza. Izo baje kureba bakazihabwa neza. Ubundi burenganzira bw'umurwayi kwa muganga. Umurwayi agomba guhabwa amakuru kwa muganga. Nk'urugero ari nk'ibyo ngibyo twavugaga. Umurwayi guhabwa amakuru kwa muganga ni gute? Nk'abantu bazatubaza ngo mbese bino bizamini by'izihe ndwara? Ntabwo twemerewe gusobanura ibizamini tutatse. Biba ari bibi. Twebwe kino kiganiro ubuzima buzima ni ikiganiro cyo kwigisha abantu byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, hamwe n'inzobere zitandukanye mu by'ubuzima. Inzobere zishoboka zose tuzazibashakira mu ndwara zitandukanye, mukurikiza inama zibagira, ndetse no ku ngingo tuzajya tuba twabahitiyemo mukurikiza inama tubagira. Aho ibyo kubaza ngo bino bizamini ngo ni iby'ihe ndwara, ngo mbese ngo ni iyi miti bivura iki, hoya. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo tugamije, ni nayo mpamvu dukoze kino kiganiro. Ahubwo icyo tubashishikariza cya mbere ni uko iyo wiyumvishijeho ikibazo wihutira kujya kwa muganga ahakwegereye, kurushaho no guhamagara cyangwa kwandika ushaka kuvuga ibimenyetso by'indwara yawe, ushaka kuvurirwa kuri telefoni. Ibyo ngibyo bikorwa n'aba baganga bavuza bya bindi by'ibyatsi, ibimera, bavuza ibimera. Nibo ushobora kubwira ngo ndwaye mu nda ngo ni amibe, kandi mu nda ushobora no kukurya bitewe n'izindi parazite zirimo za Ascaris, Lamblia, za Tenia saligata cyangwa Tenia solium cyangwa ibindi bintu byose birimo, ariko bagahita bakubwira ngo dufite umuti wa amibe. Ubu ngubu rero ikiganiro nagikoreye kuri telefoni, nakoresheje kamera y'imbere, ni video, noneho ntabwo nagiye live ari nyiraharaye, ariko ejo ngo amashusho yaje atari meza cyane, ariko si na ngombwa nagaragare neza, kuko umugani wa perezida nyakwigendera, perezida wa Afurika Dr. John Pombe Magufuli niwe wigeze kuvuga ngo ntabwo naje kugurisha isura hano, nimwumve ibyo mbabwira aba ari byo bibagirira akamaro, kuko sinaje kugurisha isura hano, kuko sindi na mwiza. Noneho bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, twari tumaze kuva ku bijyanye no guhabwa serivisi kwa muganga, tugera ku guhabwa amakuru y'ibyo ukeneye. Ukabaza ati ibi bizamini ngiye gufatirwa ni iby'izihe ndwara, ukaba wanabwira muganga ati mushobora no kongeramo kino kizami nkamenya nimba n'iyi ndwara nayo naba mfite, urabyemerewe. Ushobora no kuba wabwira muganga iki kizami mushobora kuba mwagikuramo kuko nagipimishije ahangaha, cyangwa ariko kugikuramo si ngombwa, ahubwo mukamubwira ibyo yongera, mukajya inama muri rusange. Ikindi mukaba mwagisha inama muganga akabagira inama. Umurwayi afite uburenganzira bwo guhitamo. Ushobora kujya ahantu ukavuga ati ngiye ndavurwa n'uriya, ukamuhitamo akaba ari ukuvura bitewe na serivisi urimo, kuko ntabwo wahitamo umuntu w'umusaje femme, umuntu wo mu babyeyi, kandi wowe uje muri serivisi y'indwara zo mu mubiri imbere z'abakuze. Uhitamo muri iyo serivisi ukavuga ati nimba ari muri internal medicine, mu ndwara zo mu mubiri z'abakuze, nshaka dogiteri runaka ukora muri iyo serivisi. Ibyo ngibyo urabyemerewe nk'umurwayi. Nimba adahari baguhe randevu, kuko ufite uburenganzira bwo kwifuza guhitamo umuntu ushaka. Nimba uri umubyeyi uje kubyara, ushobora guhitamo umuntu ushaka, ushobora guhitamo serivisi ushaka gukorerwa, ukavuga ati ngewe nzabyara mbazwe, sinzabyara ntabazwe.
njyewe nzabyara ntabazwa ariko ntumvishe ibise. Ariko kubyara utabazwa utumvishe ibise, icyitonderwa mbizi ku bitaro bibiri gusa, ni ibitaro bya MBC n'ibitaro bya CHK, aho umubyeyi ashobora kubyara atumvishe ibise kandi atabazwe. Noneho ufite uburenganzira kubaza amakuru y'ibishobora kwangiza umubiri wawe, ukavuga ati mbese bino binini kubitangiza umubiri wawe mu buvuzi, nyine ukavuga ati bino kurya ndi kuvurwa ni ibihe byiza byabyo, noneho ni izihe ngaruka zabyo, ukaba wakompara ugahitamo. Kuko n'ibinini bishobora kukugiraho ingaruka. Ni urugero, ushobora kunywa ibinini bikakugiraho ingaruka, ukaba wagenda ukabwira muganga ati bino binini byangizeho ingaruka mu mpindurire. Ibyo birumvikana. Umurwayi afite uburenganzira bwo kubahwa ndetse no kwakirwa neza. Icyo kintu mucyumve. Kubahwa ni kwa kundi umurwayi azaza, umurwayi aze ntiyicare hasi. Sibyo ko hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ibyo bitakibaho. Umurwayi aze ahabwa agatebe yicare, kuko ni umuntu. Mbere nubwo arwaye ni umuntu, agomba guhabwa uburenganzira bwe nk'umuntu. Ikindi yakirwe neza, atavuga ngo nikiraje ngo iki bamunyeranyeza, cyangwa ukabona arakiriwe ariko yakiriwe mu buryo butari bwiza, yenda kubera mikoro atangana, aje yambaye nawe ucyambara ibirenge mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko yenda aje yambaye imyenda imeze ukuntu, uhise ubona undi aje afite kontake gutya, uhise ugira ute, uhise wakira wa wundi ufite kontake ngo kuko ari we yenda ufite amikoro, babandi urabihoreye. Umurwayi nimba atari umurwayi wihutirwa, agomba kubahwa kandi akakirwa neza n'umutima mwiza. Impamvu mbivuze ibyo bya kontake, kuko nanjye hari ahantu nakoraga, ibitaro bimwe, higeze kuza umudamu wari ufite kontake gutya, yifashe gutya. Araza, aje asanga ababyeyi, ni ahantu mu mujyi sinakirwa mbivuga cyane, asanga ababyeyi babandi bo mu nkengero z'umujyi bazindutse bicaye ku kabaho, ahita abarengaho, atumva shamuga ngirira vuba ndi kwihuta, mpita mubwira ati subirayo ujye utegereze bano bakirwe, nimba uri kwihuta jya muri prive. Icyo gihe yagiye no kundega ku muyobozi waho nakoraga, ngo ndi gutuka abarwayi. Aba barwayi nibo babwiye uwo muyobozi, amubwira ukuntu ibintu bimeze, basanga niba ufite amakosa, kuko yaje ashaka kwitwaza icyo ari cyo cyangwa uwo ari we. Ntabwo ibyo ngibyo bikora kwa muganga. Umurwayi afite uburenganzira bwo kwakirwa neza, kandi bakakirwa bakurikije uko baje, keretse ari umurwayi wihutirwa kugira ngo ubuzima bwe butajya mu kaga. Ibyo byo birumvikana. Umurwayi afite uburenganzira bwo kubikirwa ibanga. Nimba ari umurwayi, ni urugero, yenda utuye ahantu muri karitsiye, umuntu aje kwivuza yenda ni urugero, yenda uramuzi, wimwereka cyane ko umuzi nimba atakuzi, kuko numwereka ko umuzi azakwishisha azi ko uzabivuga, ariko ntabwo ari byo. Niyo muganga yaba akuzi, ntabwo aba agomba kuvuga uburwayi bwawe. Umuntu aje kwivuza yenda umutezi, ugasanga noneho nimba aje kwivuza urukora hana, ukagenda ugahita uri umuganga, ugahita ugenda ukabibwira yenda nimba ari umugore cyangwa icyo, ukabibwira umugabo we. Si ngombwa nimba batazanye. Buri muntu mu by'ubuzima aba agomba kumenya ibisubizo bye, kandi umurwayi aba agomba kubikirwa ibanga. Noneho umurwayi afite uburenganzira bwo kwitabwaho bikwiye. Ni nabwo burenganzira bw'umurwayi twasorezaho. Umurwayi afite uburenganzira bwo kwitabwaho bikwiye. Nimba ari umurwayi aje kwa muganga, bafite uburenganzira bwo kwitabwaho bikwiye mu bushobozi aho yagiye bafite. Nimba babona bibarenze, bakamwohereza ku bindi bitaro bifite ubushobozi buri hejuru yabo, kugira ngo baramire ubuzima bw'uwo muntu. Atari byo kuvuga ngo nimba tubonye arwaye, yenda arwaye iki n'iki, twebwe si tugishoboye, noneho icyo turamukorera ubutabazi bw'ibanze. Nitumukorera ubutabazi bw'ibanze kuko tubona yenda nta mikoro afite cyangwa ntaki, atahe hoya. Ibyo ngibyo burya si byo.
umurwayi aba afite uburenganzira bwo kwitabwaho bikwiye bishoboka, noneho ubushobozi bw'abamwitaho bwageraho bugaruke bagahita bamwohereza ahandi ntibagumye kumwizirikaho. Kuko nk'urugero rwa hafi, hari abantu benshi cyane barwarira nko ku bigo nderabuzima, byo nabivuga usibye ko ubu bitangiye bikosoka, bakajya bahorayo kandi indwara icyo kigo nderabuzima kizi ko kitayivura, mujye muhita mumwohereza ku bitaro. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, akaryoshye ntigahora mu itama, twabagezagaho uburenganzira bw'umurwayi kwa muganga. Jye mwari muri kumwe n'Imana ishimwe René Sadiki, mukomeze mugire ubuzima buzima mukora subscribe, share na like na commentaire zanyu zirakenewe.